turabasuje mwese kandi tubifurije ibihe byiza muri isanga muri amakuru ya Radio Rwanda mugiye kugezwaho nanjye Nyirarukundo Xavera ya makuru aribanda kuri izi ngingo. Muri aya makuru turababwira ko Kigali urubyiruko rwa Afurika ndetse n'urw'u Rwanda rwasabwe kwagura ibitekerezo byarwo mu buryo bwateza imbere uyu mugabane kandi mu buryo burambye. Mu majyepfo y'u Rwanda hari abaturage binubira ko abacuruzi babunamaho bakabaha ibiro bitangana n'ibyo baba baguze kubera iminzani itujuje ubuziranenge bakoresha. Inzani tujuje ubuziranenge ikintu duhangayikishije iyo uguze ibiro uzi ko byuzuye iyo ugeze mu rugo usanga bituzuye. Hasi ibiro 30 ndagenda ngiye ku munzani wo kubipimishaho usanga abantu ikiro n'inusu baratwiba ntibaduhe ibiro bihwanye n'ibyo twaguze kandi ugasanga umuntu arahombye nyine. Muri aya makuru kandi Radio Rwanda irabajyana hitwa ku karwa k'abakobwa gaherereye rwagati mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Nyamasheke. Umukobwa watwaye iwabo bamujyanaga ku karwa bakamutugunyayo agahamira upfa icyatuma bamukira ku karwa k'abakobwa kwari kugira ngo atanduza abandi bakobwa cyabaga ari igisebo kugira ngo umukobwa atwarinda umuryango utamushingiye. Mu mahanga ho Perezida wa Kenya William Ruto yavuze yuko uburezi hari impano ikomeye cyane sosiyete ishobora guha urubyiruko rwayo, ari nayo mpamvu nawe ngo ubutegetsi bwe bwahisemo gushyira imbere politiki y'uburezi budaheza kandi abana bose ba Kenya bakigira ubuntu mu mashuri abanza. Mu gihugu cya Sudani ho umutwe witwara gisirikare wa RSF maze imyaka irenga 2 urwana n'ingabo za guverinoma watangaje ko washyizeho guverinoma yawo mu bice ugenzura. Mu makuru y'imikino Rayon Sport yatsinze AS Muhanga ibitego 4 byose ku busa. Ni mu mukino wa gicuti wabereye kuri stade ya Muhanga kuri iki cyumweru. Jewe nitwa Nyirarukundo Xavera nyine, hanyuma rero ibitekerezo mu byohereze kwa kundi musanzwe mubigenza mu kanya gato cyane turaje tuyarambure. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Amakuru ya Radio Rwanda nkuko nari maze kubibabwira mugiye kugezwaho nanjye Nyirarukundo Xavera. Nari maze kubabwira ko Kigali urubyiruko rwa Afurika ndetse n'urw'u Rwanda rwasabwe kwagura ibitekerezo byarwo mu buryo bwateza imbere uyu mugabane kandi mu buryo burambye. Reka iyi nkuru tuze kwigarukaho mu kanya gato cyane, ahubwo tubanze tubabwire ko muri uyu mujyi wa Kigali hakajijwe uburyo bwo kubaka inyubako ku butaka butoya kandi inyubako zigaturwaho n'abantu benshi. Reka twakire Kwizera Bosco. Muri Gashyantare umwaka nibwo inama ya minisitiri yemeje politiki nshya y'imiturire mu mijyi isimbura iyariho kuva muri 2015. Bimwe mu bikubiye muri iyo politiki ni imyubakire y'inzu zigeretse mu rwego rwo gukoresha neza ubutaka. Abanyarwanda n'abanyamahanga bashoye imari mu miturire n'imyubakire bemeza ko kubaka inzu zigeretse ari uguhendukirwa. Bituma rero igiciro cyazo gihenduka ko dufitemo iziri kuri miliyoni 27,500, 37,500 ndetse na 47,500, ubwo icyumba kimwe 2 ndetse na 3. Ni inzu nziza zirasa neza ntabwo zihenze zirahendutse, nibyo ni ibiciro byiza. We intend to invest and build affordable houses for the next 10 to 20 years in Rwanda. Turateganya gushora amacumbi aciriritse mu myaka 20 iri imbere kuko magingo ya dufite ubushobozi bwo kuzamura inzu 500 buri mwaka hano mu Rwanda. Dufite n'ikindi gice cy'ishoramari ryacu cy'amahugurwa kuko urebye ikoranabuhanga rigezweho dukoresha nibwo bwa mbere rikoreshejwe. Reba n'ibikoresho dufite, twigisha abanyarwanda buri munsi ku ikoreshwa ryabyo. So we train Rwandese on a daily basis on how to use this equipment, on also how to use this technology. Kugira ngo intego igerweho, inganda nini zirimo kuvuka ubu zitezweho gutuma abantu babona ibikoresho bifite ubuziranenge mu buryo bworoshye nk'uko bisobanurwa na Musafiri Jean Bosco, umutekinisiye muri rumwe muri izo nganda. Dufite shene 3 hari za PVC 2 zuzikoresheje zombi twagera kuri toni 200. Izi za PPR dukora toni 28 mu kwezi, kimwe na rangete na orpano. Twebwe umukiriya duhaye komande uyu munsi tuzi neza ko dushobora kuyubahiriza kandi ku gihe twamuhaye. Iyo politiki yo kubaka inzu z'amacumbi zigeretse inajyanye no kuvugurura imiturire izirikana abari bahasanzwe bitabaye ngombwa ko bimurwa nk'uko bisobanurwa na Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore. Uriya mushinga rero urahendutse, usanga inzu zaragabanutse cyane ikiguzi cyo kuzubaka, ukaba ari umushinga utuma abantu batura aho basanzwe batuye ku buryo wari ufite iseta wenda doderamo inkweto agumaho ubuzima bwabo ntibuhungabane cyane.
ndetse n'ikibazo twagiraga rimwe na rimwe ugasanga umuntu yari afite inzu ya miliyoni 8 wazimuha akabura uko abona iyindi nzu. Twabisimuje no kujya tumuha inzu niyo agaciro kaba karenzeho gatari kakagumana inzu, bityo umuryango ntubura aho utura. Niwo mushinga rero turi gushyiraho imbaraga mu y'imyaka 5 iri imbere, tukaba turi kugerageza gukorana n'abikorera n'abashoramari kugira ngo twongere noneho umubare w'abanyarwanda tugeraho ku mushinga w'imiturire. Ni uburyo abaturage bishimira kuko batuzwa neza kandi ntibave aho bari basanzwe bamenyereye. Ariko igihugu cyacu gifite abayobozi beza. Perezida wacu akunda abaturage ku rwego rwo hejuru, aturebera kure birenze ibyo dutekereza. Mu by'ukuri umushinga bize wo kudutuza, umushinga watunesheje cyane. Twaba dushimira perezida wacu wa repubulika, ari nawe waduhaye ibi byose. Twaba duturiye imihanda, hano hari habi ari mu byondo, ariko murabona ko ari imihanda, imodoka, moto izajya ikuzana kugeza ahantu utuye. Turashimira leta y'u Rwanda rwose. Mu cyerekezo cy'u Rwanda cya 2050 hazaba hakenewe amacumbi aciriritse agera kuri miliyoni 5,500 kandi mbere yaho muri 2035 abagera kuri 52.7% bazaba batuye mu mijyi bavuye kuri 27.9% muri 2022 na 18.2% muri 2017 Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Urakoze cyane Kwizera Bosco. Mu kanya nari mbabwira kuri urubyiruko rwa Afurika ndetse n'u Rwanda rwasabwe kwagura ibitekerezo byarwo mu buryo bwateza imbere uyu mugabane wa Afurika kandi ndetse no mu buryo burambye. Ni ubutumwa bwatangiwe mu ihuriro ry'urubyiruko ryiswe Giants of Africa Youth Day Forum ryitabiriwe n'urubyiruko rusaga 2,000 hano i Kigali. Ni inkuru mugenzi wacu Hadamus Kwizera, ariko turayumva mu ijwi rya Gracien Korimana. Kwihangira umurimo, kubyaza umusaruro amahirwe igihugu gitanga ndetse no kwagura ibitekerezo mu buryo bubyara inyungu ni kimwe mu rubyiruko ruteraniye muri BK Arena bagaragaje nk'ibikwiye kubakirwaho iterambere ry'uyu mugabane wa Afurika kandi urubyiruko rubigizemo uruhare. Isabel Kamariza, umuyobozi w'ikigo Solid Africa, ndetse na Dr. Christelle Wanege bagaragaza ko gutekereza mu buryo bwagutse ari kimwe mu byabafashije kugera ku rwego bariho. Solid Africa started with youth. Solid Africa yatangiranye n'urubyiruko, twatangiranye umutima kandi dutangira no kwizera ko bidasaba ko dukura tugasaza kugira ngo tuzane impinduka. Actually bring change. I'm a big believer that young people. Ndi mubemera cyane ko ijwi ry'urubyiruko, ibikorwa n'ubushishozi bwo kuzana impinduka muri Afurika buhari kandi buri hano uyu munsi. There and it's here today. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utumatwishima Jean Paul Abdallah yavuze ko kuba igihangange bidasaba igihagararo ahubwo bisaba ibitekerezo bishobora kugira impinduka ku buzima bwa benshi. Your name alone speaks volume. Izina ryanyu ubwaryo ririvugira. Ibihangange ntabwo ari bijyanye n'igihagararo cyangwa kwamamara, nibirebana n'imitekerereze. Batwibutsa ko kuba igihangange bishoboka ku rubyiruko rwa Afurika atari mu mukino wa basketball gusa, ahubwo no mu bucuruzi, mu miyoborere y'isi, mu buhanzi no mu guhanga ibishya. Leadership, arts and innovation. Umuyobozi wa Giants of Africa Masai Ujiri yasabye urubyiruko ko mu byo rukora byose umugabane wa Afurika ugomba kuza ku mwanya w'ibanze mu bitekerezo byabo. Everything I do is Africa. Yes. Ikintu cyose nkora gikorera Afurika. Yego. Kandi uko niko namwe nk'urubyiruko mukwiye gutekereza buri munsi. Buri munsi. Kubera ko murabona ko abantu bose bari hano bavuze imbere yacu, twese twakuriye muri Afurika. Twambaye amapantaro nk'amwe, twambaye amakabutura nk'amwe, twagendesheje ibirenge tujya ku ishuri, twese twakoze ibintu bimwe. Yego, nuko rero tugeraho turi ubu. Niba twarabashije kubikora, ndabizi ntitubarusha ubukerebutsi. Benshi muri twe ntabwo twabigezaho. Mwe rubyiruko, niba dushobora rero gukora nk'ibyo, mwe mwakora ibinini birenzeho, byiza byagutse. If we can do it, you guys can do it bigger, better, bigger, better. Okay?
iyi nama y'ihuriro mpuzamahanga ry'urubyiruko ribanziriza ibirori byo gutangiza iserukiramuco rya Giants of Africa ryateranyirije hamwe urubyiruko ruturutse mu bihugu 20 bya Afurika ari narwo rwitabiriye iri serukiramuco rizamara icyumweru ribera mu Rwanda. Adams Kwizera, i Kigali. Urakoze cyane Adamu Twizera. Tunisegura ntabwo ari inkuru yawe mu ijwi rya Gracia Hakorimana ahubwo ni inkuru yawe mu ijwi ryawe. Hanyuma kandi tukiri kuri iyo ngingo y'urubyiruko nyine, inzobere mu bijyanye n'iterambere ry'umurimo zisanga gahunda zashyiriweho urubyiruko ngo rwiteze imbere zihurijwe hamwe ngo nibwo zarushaho gutanga umusaruro. Ni mu gihe bamwe mu rubyiruko bavuga ko bakigorwa no kubona igishoro ngo batangire kwiteza imbere. Ibindi tubibaze Kwigira Isa. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali rugaragaza ko rufite ubushake bwo gukora rukiteza imbere, ariko rugakomwa mu nkokora no kubona igishoro kuko ibigo by'imari usanga hari ibyo bisaba ushaka inguzanyo yo kwihangira imirimo bo batapfa kubona. Mfite nk'ubushobozi nashinga nka kenka yose, ariko imbogamizi yabaye igishoro. Wenda bakaduha amafaranga tugakora, twamara kwiyubaka tukaba twakishyura nta kibazo. Leta nk'abantu twakirangiza kwiga twasaba ko yaduha inkunga tukiteza imbere ntitugire ayo tusize cyangwa se ngo tudutanga kuko nta cyo dusoje kwiga nta ngwate nyibonye Patrice nahita mfata nk'akamodoka nkagura nk'agastarlet nkigisha akamodoka kandi mu gihe gito ndabizi ko namaze kukishyura. Bagwa ntangahe ugereranyije? Yenda at least nka 10 miliyoni. Ku rundi ruhande hari abo kubona inguzanyo byakunze bihangira imirimo bigenda neza. Cyuzuzo Emi akora umwuga wo gutunganya ikawa. Agisoza amashuri ya kaminuza yashatse imirimo yakora agira imbogamizi y'igishoro. Agana banki atangira kwikorera. Abwira urundi rubyiruko ko guhera kuri bicyo bikunze bitanga umusaruro. Ngubu urebye urugendo rwanjye mfite aho nigishiriza, mfite aho ntangira ikawa yo coffee shop, ndetse tugiye kwagura. So iyo mbona naratangiye abantu bampemba nta n'amafaranga bampemba, abandi guhemba abakozi barenze 5, ndi kwagura ngiye guhemba abakozi barenze 100, so numva ari umusanzu ukomeye. Birashoboka ko wahera kuri biki. Nasaba urubyiruko gukunda ibyo mukora, ukiyukora ibyo kunda nunanirwa uragera ukabona umusaruro mwinshi. Impuguke mu by'umurimo Jean Mukunzi avuga ko guhuriza hamwe gahunda n'imishinga byashyiriweho urubyiruko ngo rwiteze imbere byatanga ibisubizo. Ntabwo waba ufite umushinga muri RDB, ufite umushinga muri minisiteri runaka, ufite BDF muri Minecofin, ibyo byose usanga byaragiye babitatanya. Icyo mbona no kubishyira hamwe. Ikindi twigeze kuganira rimwe ndabwira nti hakenewe kujya dusuzuma ese ibyo twashyizeho twabigezeho. Hakwiriye kujyaho ikigega ndetse gifite amafaranga menshi cyafasha urubyiruko kigafasha abagore, kitari BDF itanga garanti. Niba mfite umushinga muto cyane ushoboka nkaba nasanga icyo kigega. Ubushakashatsi ku murimo bwakozwe n'ikigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda bwagaragaje ko mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka wa 2024 muri miliyoni 4.6 z'abanyarwanda bagejeje igihe cyo gukora 54.6% aribo bari bafite akazi. Ubwo bushakashatsi nyamara bwerekana ko ababonye akazi biyongeyeho cyane mu cyaro ku kigero cya 5.1% ugereranyije na 4% mu mijyi. Kwigira Isa, i Kigali. Urakoze cyane Kwigira Isa. Tumanuke tujye mu majyepfo y'u Rwanda. Abaguzi batewe impungenge n'iminzani itujuje ubuziranenge iri ku isoko kubera ko ngo ibero baguze atari byo basanga bapimiwe, bakemeza ko ibyo bibatera ibihombo bikomeye. Ni inkuru ya Robert Ibyiringiro. Mu masoko atandukanye yo mu turere tugize intara y'amajyepfo ni hamwe usanga iminzani y'ishinge bigaragara ko ishaje, ikaba itagaragaza imibare y'ibiripima ndetse n'indi ikoreshwa mu gupima ibicuruzwa itari ikirango cya RSB nk'uko amabwiriza abivuga. Abaguzi bavuga ko batewe impungenge n'iyo minzani itujuje ubuziranenge. Inzani itujuje ubuziranenge ikintu duhangayikishije iyo uguze ibiro uzi ko byuzuye, iyo ugeze mu rugo usanga bituzuye, bigatuma rero bikubarisha nabi. Hasi ibiro 30 ndagenda ngiye ku munzani wo kubipimishaho, sanga ngiye gushesha nyine, sanga abandi bantwaye 1.5 kilo, baratwiba ntibaduhe ibiro bihwanye n'ibyo twaguze, kandi ugasanga umuntu arahombye nyine. Iriya y'amabuye jya kubona ukabura nyine bazanye ibuye bashyizeho, ubuzi ngo ibuye rirapima gute, kuri yo nyine baragupimira nawe ukagenda, ariko kenshi ntabwo ibiro biba byuzuye. Basaba leta ko yahora ikorera ubugenzuzi abacuruzi nyine
bareba uburyo iminzani ifite ubuziranenge. Nubwo bimeze gutyo hari abacuruzi batangiye gukoresha iminzani igezweho igaragaza imibare yemewe n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge iriho ikirango cya ISMAC. Abacuruzi bemeye kuvugana n'itangazamakuru bavuga ko impamvu hakigaragara bamwe mu bacuruzi bagenzi babo badakoresha iminzani yujuje ubuziranenge ari uko iminzani basabwa gukoresha ihenze kuko igura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 60 n'ibihumbi 120, naho umunzani usanzwe ukagura ibihumbi 25. Uyu rero wujuje ubuziranenge uyu nguyu niwo abantu benshi bakunda kuko ushyiramo ibiciro byandika amahanga. Iramutse ikatutse iyi ngiyi yujuje ubuziranenge nta muturage wakongera gukoresha iriya itujuje ubuziranenge. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB Murenzi Raymond asaba abacuruzi hirya no hino mu gihugu gukurikiza amabwiriza y'ubuziranenge kuko hari itegeko ryiteguye guhana urenga kuri ayo mabwiriza. Amategeko arahari ahana cyane cyane abantu biba ibijyanye n'ibipimo ndetse n'ingero, ahanishwa hagati y'ibihumbi 100 kugeza kuri miliyoni 5 bitewe n'amakosa yakoze. Icyo turimo turakora twebwe ni ugukomeza ubukangurambaga dushishikariza yaba ari abaguzi yaba ari abacuruzi kubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge ajyanye n'ibipimo n'ingero, kandi ubu tuvugana rwose abo dusanze batabyubahiriza barahanwa hakurikije amategeko. Ubusanzwe itegeko nimero 70/2019 rigenga iyubahirizwa ry'ingero n'ibipimo mu Rwanda ryasohotse tariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere 2020 risaba abantu bose bakoresha ibipimo n'ingero mu bucuruzi gutanga ibipimo byuzuye hagamijwe kurengera umuguzi no kwirinda ibihombo abacuruzi baterwa no gukoresha ibikoresho bipima bitujuje ubuziranenge. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iyubahirizwa ry'iri tegeko hasohotse iteka rya minisitiri muri 2023 rigena amabwiriza yo mu rwego rwa tekinike yerekeye ingero n'ibipimo ku buryo ubirenzeho ateganirizwa ibihano. Robert Byiringiro, mu Ntara y'Amajyepfo. Amakuru ya Radio Rwanda mu kanya twabibabwiraga ko i Kigali mu Rwanda habereye ihuriro ry'urubyiruko rwo mu Rwanda n'urwavuye mu mahanga. Ubu kandi kuri uyu mugoroba muri BK Arena harimo no kubera igitaramo cyo gutangiza iserukiramuco rya Giants of Africa 2025. N'ibirori kandi byitabiriwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, byitabiriwe kandi n'ibihumbi by'abanyarwanda ndetse n'urubyiruko rusaga 2000 rwitabiriye iri serukiramuco ribereye mu Rwanda ku nshuro ya kabiri. Mu yandi makuru tujye mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda aho abaturage biyubakiye ivuriro ry'ibanze rya Poste de Santé ahitwa Kageyo. Iri vuriro riza no gutangira gukora ariko ridateye kabiri riza gufunga imiryango, ibyo abaturage basanga byarabaviriyemo igihombo. Reka twakire Manzi Claude. Tumaje kuyubaka batubwira ko bazatwohereza umuganga uhoraho. Uko bizaba Alexandre umuturage wo mu kagari ka Kintu tumusanze ku ivuriro ry'ibanze rya Kintu mu murenge wa Kageyo w'akarere ka Gatsibo. Ni ivuriro ry'ibanze ryubatswe n'abaturage mu bikorwa by'umuganda kuko ngo bakoraga ingendo ndende bajya kwivuza, bityo baryubaka mu rwego rwo kwishakamo igisubizo. Ubuyobozi bubashakira isakaro. Icyakora iri vuriro rito ngo ntiryakoze iminsi myinshi. Tumaje kuyubaka batubwira ko bazatwohereza umuganga uhoraho. Birangira umuganga aje akora igihe gito arangije aragenda. None buno urajya waraba warembye bigagusaba kujya ku kigo nderabuzima. Ku kigo nderabuzima ukareba amatike kandi na 200 wenda biri ukuri buyabone bikakugora, bikaba ikibazo kuri twebwe. Ubu tujya Nyagahanga cyangwa Ikageyo, ubwo tukivurizayo, ubwo haraho ngaho gutyo na burimbi muri za ntuza hose muri za farumasi biratuvuna cyane kubera ko nta muganga dufite hafi yacu. Ingaruka irahari, ngo wafatwa n'ijoro ntiyabasha kugira ngo agere Kageyo. Kuva aha Ikintu ujya kwivuriza ku kigo nderabuzima cya Kageyo, abaturage bahamya ko bakora urugendo rw'ibirometero bisaga 10 aho bacibwa amafaranga y'itike iri hagati y'1500 n'ibihumbi 2000 kuri moto. Kuri bo bavuga ko bibagora cyane, bagasaba ko hagira igikorwa kugira ngo iri vuriro ry'ibanze rya Kintu rishakirwe abaganga bahoraho, bityo babone serivisi z'ubuvuzi hafi yabo. Rwose muduhaye Poste de Santé yacu kongera igakora, mudushyireho n'abaganga beza batwakire. Twifuza ko batugarura Poste de Santé yacu tukabasha kuvurwa byaba nijoro byaba no kumanywa,
tukavurirwa ku gihe nk'uko umuntu yatanze mituweli ye ku gihe. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga ko kuba iri vuriro ry'ibanze rya Kintu ridakora ngo habaye ikibazo cy'uko ku kigo nderabuzima cya Kageyo kireberera iri vuriro kidafite abaganga bahagije. Ariko kandi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukamana Marceline atanga icyizere ko mu rwego rwo kwegurira amavuriro y'ibanze abikorera harimo n'iri rya Kintu ngo ari cyo gisubizo kirambye. Urwego rwo gukemura icyo kibazo nanone hari uburyo dufatanyamo n'abafatanyabikorwa kuzegurira abikorera twaranabitangiye. Ubu ngubu turimo gusinyana amasezerano n'abikorera bagera muri 11 rero n'uburyo bwiza tubona buzadufasha ko zizagumya gukora zigatanga serivisi ku baturage kandi ikibazo kigakemuka ntizibe nyine inyubako iri aho ahubwo igatanga ibisubizo mu gihe tuzaba tunategereje cya gisubizo kirambye cy'umubare uhagije w'abakozi kwa muganga. Mu karere ka Gatsibo kuri ubu habarirwa amavuriro y'ibanze 42 ariko 11 muri yo akaba adakora. Icyakora kandi Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko muri gahunda yayo y'ibikorwa y'imyaka 5 iri imbere intego yabo akaba ari uko 95% by'abaturage bazaba bavurirwa ku rwego rw'ibanze kugira ngo bibafashe kwivuza hakiri kare ndetse bigabanye n'ubwinshi bw'abarwayi ku mavuriro makuru. Manzi Claude mu karere ka Gatsibo. Reka tuve Gatsibo tujye noneho ku karwa k'abakobwa ni rwagati mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Nyamasheke muri ya gahunda yatumenye igihugu cyacu. Mugenzi wacu Jean Marie Vianney Nshimiyimana aratujya imbere hatujyane kuri ako karwa k'abakobwa kuki bahise gutyo. Uvuye ku biro by'akarere ka Nyamasheke ugana hari aka karwa k'abakobwa unyura mu muhanda uriho ibigabiro by'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri ukamanuka usatira umwaro w'ikiyaga cya Kivu. Ni akarwa gaherereye mu mudugudu wa Gikuyu akagari ka Ninzi mu murenge wa Kagano. Abaturage barimo n'umukuru w'uyu mudugudu akarwa gaherereyemo nibo bagiye kutwereka neza aho aka karwa gaherereye. Nta yindi nzira ihagera usibye gufata ubwato ariko ari mu mazi y'Ikivu rwagati. Twitegereje ubona ari agasozi gato cyane ariko abahaturiye bavuga ko kahoze ari akarwa kanini kariho amaseke n'ibikangaga byinshi kakaza kurengerwa kubera ubwinshi bw'amazi y'Ikivu ahora yiyongera. Kari akarwa k'abakobwa kari kanini ariko uko ikigo kigenda cyuzura ni nako kagenda gasa nkaho gashiraho kagenda hasigara amabuye. Ukarwa we bakabajugunya ubundi bakiyigira. Mukecuru Margarita Nyirakabuguza afite imyaka 85. Tumusanze mu rugo iwe hatuye mu mudugudu wa Gikuyu. Mu kiganiro cyujemo no gutebya kwinshi avuga ko aka karwa k'abakobwa ariho boheraga abakobwa batwariye indi wabo. Nakuvuga ko kavukire kanje aririya muri Kiranda ariko ngereye no numvaga yuko bavuga ko umukobwa watwaye inda iwabo bamujyanaga ku karwa bakamutugunyayo agahamira upfa agapfa uryama bamujyana haba muri Kongo bakamujyana mbere nyine babitaga imyendaro ariko ubu ngubu ni urukundo none tukaba tudakundanye ukavuga tukaba tudakundanye ukajyana ku rugo. Ibo mukecuru Margarita abihuriraho n'abasaza barimo Samvura Kayitani w'imyaka 95 dusanzwe mu rugo aryamye ku gasambi ndetse n'umusaza Ambroise Fungafunga w'imyaka 96 bigaragara ko yamusuye. Bombi bavuga ko kubyarira mu rugo uri umukobwa byabaga ari ishyano riguye mu muryango. Bityo ko ariyo mpamvu bahitagamo kumwohera. Icyatumaga mukira ukarwa k'abakobwa kwari kugira ngo atanduza abandi bakobwa. Byabaga ari igisebo kugira ngo umukobwa atwarinda batamukingiye umuryango utamukingiye. Iyo ushaka umuryango hari ubwo hapfagamo umuntu waba ufite nk'igapfa waba ufite n'igapfa ni icyo ngicyo babigiraga nta kindi. Ntabwo umubyeyi yamujyanaga yo kubwe we kuvuga ngo amushireyo ni umuryango wamubwira ngo nta umukobwa we nabyarira aho nagira icyabo cyanjye kikazashyira. Ntabwo ari se na nyina bamujyanaga ubwo ese yamugemuriraga nijoro. Aba basaza bavuga ko aka karwa k'abakobwa ari nako kavuyeho izina Nyamasheke ngo kuko mu gihe abakobwa babaga boherewe kuri iki kirwa abashi baturutse Kongo bazaga kubitwarira bakabagira abagore ngo kubera ubwiza bwabo bakiyamira mu mashi bati Nyamasheke yagobore. Amaseke cyangwa imiseke abagoboreye abagore beza kandi ku buntu ntacyo babatanzeho. Abashi bazaga gushundura noneho bagashundura noneho abakobwa ino kuko umukobwa yatwaraga inda noneho bamujyanaga ku karwa n'ibyo kurya n'ibyo kunywa ubundi rero abashi baza bashundura bakamwitwarira noneho rero akarwa bakita Nyamasheke.
nyamasheke abakobwa babaga babacaguriwe b'inyendaro bakirirwa bateze amaboko abashi bazanye ubutega n'amasuka ya kinyarwanda bazanye mu Rwanda kuyacuruza noneho abashi bababona bavuga ngo abakobwa b'abanyarwanda ni beza cyane ngo amaseke yagoboreye bazawe ubwo rero akavuga ngo amaseke yagoboye ngo yohereye abonye abakobwa b'u Rwanda bajyana ntacyo batanze amaseke niyo yabiseke bakukipo ngo abakobwa ngo bazanye imyenda abakobwa ngo amaseke yagoboye ariko yakubaka ikirere nyamasheke abashinwa bavugaga mu mashi yabo ngo amaseke yagoboye noneho abanyarwanda bagiye bakora nyamasheke n'ubu ugiye hariya kujya hariya muri Kongo harimo wasanga abana bakubwira ngo bajya batubwira ko ko ba mama bavuka i Rwanda. Umushakashatsi mu nteko y'umuco mu mateka ashingiye ku bisigaratongo Ntagwabira Andre ahamya ko aka karwa k'abakobwa nako kari mu hantu henshi hakorerwa ku mugenzo wo kohera abakobwa batwaye inda ariko ngo kuba izina nyamasheke ryaba ariho rikomoka nta bushakashatsi bufatika inteko y'umuco yari yabona. Ugasanga ahatari hari akarwa hashobora kuba hari agashyamba kabi nako gateje irungu bashoboraga kujyanayo umukobwa wabyaye inda y'indaro cyangwa se ugasanga hari nk'icyobo umugezi bashoboraga kujugunya umukobwa nk'uko. Inkomoko y'izina rya nyamasheke mu nteko y'umuco ntabwo twabyemeza kuko mu bushakashatsi twakoze ntaho turahura nabyo. Abatuye mu karere ka Nyamasheke gaherereyemo aka karwa k'abakobwa bashima intambwe yatewe mu gukomeza guharanira uburenganzira bwa muntu kuko ubu nta mukobwa ukirohwa kuko yatwaye inda. Barabatotezaga none se umukobwa nta burenganzira abaga afite nta n'ikireguzo abaga afite abaga ahuye n'iryo shyano ryabaga ryamugwiririye ryo kugira ngo atware iyo nda umuryango ntumwakire nk'uwakira ikibazo yahuye nacyo cyangwa impanuka yahuye nayo ahubwo bagahitamo kujya kumujugunya. Navuga ko ari ukumujugunya. Ubu ngubu umwana w'umukobwa yatwaye inda aguma mu muryango ababyeyi bakiyakira ndetse nawe akiyakira kandi bakamukorera ibyangombwa bisabwa byose kuko niyo umwana w'umukobwa atotejwe bakarega ababyeyi nabo barabihanirwa. Uretse ku karwa k'abakobwa mu Rwanda hari n'ahandi boheraga abakobwa batwaye inda nko ku Kimenyi muri Nyamirundi mu karere ka Nyamasheke ku gasozi ka Nkondo mu majyaruguru hari naho hoherewe Nyirantwari nyina wa Basebya uzwi mu mateka. Hari kandi mu rwobo rwa Bayanga hafi y'Igako mu burasirazuba ku rutare rw'abakobwa muri Rutsiro mu murenge wa Manihira n'ahandi. Jean Marie Vianney Nshimiyimana, Nyamasheke. Nanyita Misigaro François uvuga ari mu karere ka Ngoma nagize amahirwe yo gutsinda nyenyesho hadiye buri kwezi bakajya bama 500. Inkuru ya Misigaro ni kimwe n'iya Jean Paul Harerimana na Jean Pierre Niyonizeye nabo batsinze Shwadiro bakaba bahembwa 500 buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Wicikwa nawe kandi akanyenyeri 240 akanyenyeri 2 urwego ku mafaranga 500 utsinde. Inzozi Roto tsinda dutsinde. Muhinzi itegure neza igihembwe cy'ihinga cya 2026 aho wandikisha ubutaka uzahingaho muri Smart Nkunganire kugira ngo leta izabashe kukunganira. Ibuka gukoresha UPI z'imirima yose uzahinga mu gihembwe cy'ihinga cya 2026 igihe uri kwiyandikisha muri Smart Nkunganire ukoresheje telefone yawe kandi akanyenyeri 774 urwego ubundi ukurikiza amabwiriza maze wiyandikishe. Ukeneye ubundi busobanuro wakwegera umukangurambaga wa Tubura cyangwa umujyanama w'ubuhinzi bakagufasha. Ubu butumwa ubugejejweho na Tubura umufatanyabikorwa wawe wizewe. Amakuru ya Radio Rwanda ari ibitekerezo byanyu byaje witwa Muhajiri yatwandikiye ati murakoze kudusobanurira iryo zina akarwa k'abakobwa byaturutse ati kandi dukunda amakuru ya Radio Rwanda cyane. Witwa Birema Tinshimiye abaturage biyubakiye ivuriro ritoya cyakora kuba ritagikora bakorerwa ubuvugizi bahabwa abaganga hanyuma bakomeze bahabwe serivisi nziza kandi z'ubuvuzi zibegereye. Witwa Hizi byose ati dukomeje gushimira Rabbi ukuntu mwegera abaturage mu kudukorera ubuvugizi ati ni iby'agaciro cyane kubera yuko mu dukorera ubuvugizi ibibazo dufite birakemuka. Witwa Munyagahunga ati ni byiza cyane kuba leta y'u Rwanda yiyemeje kuzamura abaturage bubakira inzu za etaje zigeretse ati bizadufasha gutura neza kandi heza. Reka twerekeze mu mahanga. Perezida wa Kenya William Ruto yashimangiye ko guverinoma ye yiyemeje guteza imbere uburezi bufite ireme abana ba Kenya bakigira ubuntu kandi bakabona uburezi budafite n'umwe buheza. Perezida Ruto yabigarutseho kuri iki cyumweru mu materaniro yabereye mu murwa mukuru Nairobi aho yanavuze ko uburezi ari impano ikomeye cyane sosiyete ishobora guha urubyiruko rwayo
wayo. Yavuze ko uburezi bw'amashuri abanza ari ubuntu kuri buri mwana wese w'umunyakenya. Anongeraho ko muri iyi myaka 2 ishize ubuyobozi bwe bwashoye imari mu myubakire y'ibindi byumba by'amashuri bishya mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu mashuri, ariko cyane cyane mu mijyi nka Nairobi. Uyu mukuru w'igihugu cya Kenya yanavuze ko ubuyobozi bwe bwanongereye ingengo y'imari mu mashuri ya kaminuza ku buryo ngo mu myaka 2 ishize batanze akazi ku barimu bayigishamo bagera ku bihumbi 70, kandi ngo baracyakomeza ku buryo mu ntangiriro z'umwaka utaha abandi barimu bagera ku bihumbi 24 bigisha mu kaminuza nabo ngo bazaba bahawe akazi. Mu gihugu cya Sudani umutwe witwara gisirikare wa RSF umaze imyaka irenga 2 urwana n'ingabo za guverinoma watangaje ko washyizeho guverinoma yawo mu bice ugenzura. Uyu mutwe watangaje ko amaze gushyiraho minisitiri w'intebe witwa Mohamed Hassan Al-Taishi, aho nawe wagomba guhita ashyiraho abagize guverinoma bazakorana. Ni guverinoma yiswe iy'amahoro n'ubumwe. Uyu mugabo ugiye gukurira guverinoma ya RSF yahoze n'ubundi mu buyobozi bw'inama y'igihugu ya Sudani y'inzibacyuho kuva muri 2019 kugeza muri 2021. Uyu mutwe wa RSF ukuriwe na General Mohamed Hamdan Dagalo bungu buragenzura igice kinini cy'intara Darfur iherereye mu burengerazuba bwa Sudani n'ibindi bice bitandukanye byo mu ntara ya Kordofan iherereye rwagati y'igice cy'amajyepfo ya Sudani. Naho uruhande rw'ingabo za guverinoma zikuriwe na General Abdel Fattah al-Burhan zo genzura amajyaruguru burasirazuba na rwagati y'igihugu cya Sudani harimo n'umurwa mukuru Khartoum zongeye kwigarurira mu minsi ya vuba kubera ko ubundi uyu murwa mukuru umutwe wa RSF wari warawigaruriye. Uretse kandi gushyiraho minisitiri w'intebe, uyu mutwe wa RSF wanashyizeho icyo wise inama y'umukuru w'igihugu igizwe n'abantu 15 bakuriwe na General Hamdan Dagalo ubwe. Iyi guverinoma nshya ya RSF yibangikanye n'ubutegetsi bwemewe n'amahanga muri Sudani buyobowe na Kamili Idris kuva mu kwezi kwa 5 y'umwaka. Gusa ubu nabwo busa n'ubudatanga icyizere kubera ko mezi agera hafi muri 3 bumaze bushyizweho. Kugeza n'ubu tuvugana hari ministeri zigera kuri 3 zitari zabona abaziyobora. Naho igihugu cy'Uburusiya kuri iki cyumweru cyasubitse akarasisi k'igisirikare kirwanira mu mazi mu gihe bizizaga igihe kimaze gishinzwe. Ibiro bya perezida w'Uburusiya byavuze yuko byahagaritswe ako karasisi kahagaritswe kubera impamvu z'umutekano. Umuvugizi w'ibyo biro Dmitry Peskov yavuze yuko impamvu z'umutekano warizo ziri imbere y'ibindi byose. Ibirori nk'ibyo rero bisanzwe n'ubundi bibaho mu Burusiya kuva muri 2017 bikabera hitwa St Petersburg mu majyaruguru hashyira uburengerazuba, ahakorwa karasisi k'izo ngabo zirwanira mu mazi zikiyereka ziri mu mato karundura mu rwego rwo kumurika ubushobozi bwazo. Ni mu gihe cyo gisirikare cyashinzwe mu kinyejana cya 17 hari mu 1696. Kuva kuri uyu wa mbere abayobozi b'ibihugu bya Thailand na Cambodia barahurira mu gihugu cya Malaysia baganire ku buryo haboneka agahenge mu ntambara amaze iminsi barwanira ku mupaka utandukanye ibyo bihugu. Biteganyijwe ko ibyo biganiro bizitabirwa na minisitiri w'intebe w'agateganyo wa Thailand Phumtham Wechayachai uzahura na mugenzi we wa Cambodia Hun Manet. Ibyo biganiro bizabera mu murwa mukuru wa Malaysia Kuala Lumpur, bikaba byitezweho kugarura amahoro. Impamvu ibyo biganiro bizabera muri Malaysia ni ukubera ko iki gihugu aricyo kiyoboye muri iki gihe ishyirahamwe ry'ibihugu bya Aziya y'Amajyepfo ashyira uburengerazuba. Ibihugu bya Thailand na Cambodia nabyo bibarizwamo. Iyi mirwano hagati y'ibihugu yadutse kuwa 4 w'iki cyumweru ikaba yaratewe n'amakimbirane amaze imyaka myinshi yashingiye ku duce duhuza umupaka batavugaho rumwe. Ni imirwano kandi yatangiriye mu gace karimo urusengero rwa Prasati Tamwen Tom nyuma y'aho abasirikare ba Thailand bakomerekejwe n'ibisasu byatezwe mu butaka bwaho ku itariki 16 na 23 z'ukwezi kwa 7. Imirwano imaze kugwamo abantu barenga 30 biganjemo abasivili. Impande zombi rero zigiye mu biganiro na nyuma y'uko ku munsi w'ejo kwa 6 umunyamabanga mukuru Antonio Guterres yari yasabye ibihugu byombi kureba uburyo byahagarika imirwano amahoro akagaruka bikajya mu biganiro. Ibyo bitumvikanaho neza igisubizo kigashakirwa ku meza y'ibiganiro. Reka mukanya tuze twakire mugenzi wacu makuru y'imikino Joseph Ndizeye hanyuma tubwire nawe ibigezweho. Abantu batsinda mu buzima nababona amahirwe bakayakoresha. Iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera, ariko abaharanira intsinzi bo basaba fagitire ya IBM kuko bamenye ibanga ryo gutsinda. Nibyo koko ikubire loto yakuzaniye Tenga Promo, aho fagitire zawe za IBM zaguhesha amahirwe yo gutsindira agera kuri miliyoni 50 y'amanyarwanda buri kwezi. Kaza akanyenyeri
mujye mu bahabwa ishimwe kuri TVA ubone n'amanota yo gukina no gutsindira menshi. Benga promo bamiliyoneri wubake n'u Rwanda wifuza. Icyitonderwa nta mafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya Benga promo. Aya ni amakuru ya radiyo Rwanda. Reka tujye mu makuru ajyanye noneho n'imikino. Twakire mugenzi wacu Joseph Ndizeye. Jose, umugora muhire. Mweza cyane Savera. Buri wa mahoro. Nanjye ngiwe neza, namwe? Natwe nuko. Hanyuma mu makuru y'imikino twumvise inkuru y'uko Rayon Sport yihanangirije AS Muhanga. Bine byose ku busa. Ya nibyo, ni Rayon Sport ikomeje kwitegura intangiriro za shampiyona zigomba kuzaba tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani, ariko bizaguhinduka zaba mu kwezi kwa 9. Ferwafa ikaba itaremeza nyirizina igihe ino shampiyona izaba. Rayon Sport rero mu rugo rwego irimo kwitegura ro shampiyona ndetse na Rayo Day izaba tariki 15 z'ukwezi kwa munani. Rayon Sport rero yanyanyukiye mu majyepfo y'u Rwanda hariya i Muhanga gukina n'ikipe ya AS Muhanga. Rayon Sport ikaba rero yanyabitse ikipe ya Muhanga ibitego bine byose ku busa, harimo igitego cya Dama Bagayoko yatsinze kuri penalty, akazamo igitego cya Harerimana Abdelaziz akoze kwita Rivaldo, uyu nguyu bamuke mu kipe ya Gasogi, na Sananaha nawe waje gutsinda igitego cya gatatu, ndetse na Rukundo Abdurrahman Paprey nawe niwe watsindiye ikipe ya Rayon Sport. Bari ibitego bine byose ku busa. Tukiri kandi hano mu Rwanda nuko ikipe y'igihugu y'abagore ya cricket yazamutse mu yindi division ya mbere nyuma yo kwegukana umwanya wa mbere mu mikino nyafurika yaberaga hariya muri Botswana. Ikipe rero yabigezeho nyuma yo kwegukana igikombe cya division ya kabiri aho yatsinze Sierra Leone ku kinyuranyo cy'amanota 51. Ikindi twabwira nuko kuri iki cyumweru ni umukino utegerejwe ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda iza gukina umukino wa kabiri na Mozambique mu mikino y'igikombe cya Afrika kiri kubera muri Cote d'Ivoire muri basket. Ni saa 2 z'ijoro ni mu kanya ku isaha y'i Kigali. Ikipe y'igihugu rero iza gukina n'ikipe ya Mozambique. Ku munsi w'ejo ntabwo byigeze bigenda neza ikipe y'u Rwanda itangira irushanwa kuko yatsinzwe na Nigeria amanota 92 kuri 45. Tukiri kandi hano muri Afrika, muri Tanzania bamwita Faisal Salum Feitoto nk'uko konze kumwita. Uyu nguyu ni ikipe ya Simba rwose birimo birajyamo neza. Uyu musore ashobora kwisanga rero mu ikipe ya Simba ikundwa Musimbazi kuri kontra y'imyaka 2 n'aho byose bamaze kubyumvikana, ariko ni ikipe yo muri Afrika y'Epfo ya Kaizer Chiefs ntabwo irarekura kuri uyu musore Faisal Salum Feitoto. Naho indi nkuru twavuga abanyanigeria bakishimira kugeza amaginga yangaya ni ikipe y'igihugu y'abagore yabo ya Nigeria yatsinze ikipe ya Maroko ku munsi w'ejo 3 kuri 2 yegukana igikombe cya Afrika ku nshuro yayo ya 10 yegukana iki gikombe cy'abagore cyaberaga muri Maroc. Batsinze Maroc ibitego 3 kuri 2 dore ko Maroc ni nayo yari yabanje gutsinda ibitego 2 byose ku ubusa. Twambuka i Burayi bamwita Luis Diaz, byose byamaze kuba byakumvikanwa n'ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Bayern Munich kuba uno umunyakolombia yakorekeza mu ikipe ya Bayern Munich kuri miliyoni 75 na Amazon yose bamaze kuyumvikana. Bikaba biteganyijwe yuko agomba gusinya kontra izamugeza muri 29 akinira ikipe ya Bayern Munich, dore ko ikizamini cy'ubuzima giteganyijwe muri kino cyumweru tuzatangira ku munsi w'ejo. Na ikipe ya Arsenal ikomeje imyiteguro ikina imikino ya gicuti muri pre-season irimo hariya i Singapore, aho kuri uno munsi yatsinze ikipe ya Newcastle ibitego 3 byose kuri 2, harimo igitego cya Mike Merino, igitego cya Alex Mers uyu nguyu waje kwitsinda ni cya Martin Odiga ku minota 84 kuri penalty. Naho ku ikipe ya Newcastle baje gutsindirwa na Elanga ku minota 6, ndetse n'uyu musore Alex waje kwitsinda igitego nawe aza gutsindira ikipe ya Newcastle ku minota 58. Arsenal ikazasoza imikino ya gicuti tariki 31 hariya muri Singapore aho izakina n'ikipe ya Tottenham, ubundi tariki ya 6 z'ukwezi kwa munani ikazakina n'ikipe ya Villarreal hariya kuri Emirates Stadium, ikazasoreza ku ikipe ya Atletico Club de Bilbao ku tariki ya 9 z'ukwezi kwa munani hariya n'ubundi Emirates Stadium. Manchester United ndetse n'ikipe ya Manchester City bari mu biganiro ku munyezamu Gianluigi Donnarumma w'ikipe ya Paris Saint-Germain kuba bamuzana. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba iri mu biganiro n'umunyezamu Chevalier uyu nguyu usanzwe ufatira ikipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. Na ikipe ya Al Nassr nayo iri mu biganiro n'ikipe ya Manchester United kugira ngo babe bakumvikana ku musore wabo Anthony uyu munyabrazil uri mu nizanyo mu ikipe ya Real Betis, ariko Man U ikaba yumva yuko bakumvikana n'ikipe ya Al Nassr akaba yayerekezamo. Naho Chelsea
nayo iri mu biganiro n'umukinnyi Xavi Simon w'ikipe ya Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage kuba yaza muri iyi kipe. Naho Morgan Gibson White uyu nguyu nawe yamaze kongera amasezerano mu ikipe ya Nottingham Forest azamugeza muri 28 Savera. Dusoreze kuri Radamel Falcao El Tigre nk'uko abantu bamuzi, uyu rutayizamu nawe w'umunyakolombia yakiniye ikipe ya Monaco mu bihe byashize, akaba rero yongeye gusubira hariya i Monaco, dore ko uyu mugabo yabatsindiye ibitego 97 mu mikino 144 yakiniye ikipe ya Monaco. Urakoze cyane Joseph. Hanyuma muri BK Arena tuvugana harimo kubera igitaramo cyo gutangiza iserukiramuco rya Giants of Africa 2025. Ni ibirori byitabiriwe n'ibihumbi by'abanyarwanda ndetse n'urubyiruko rusaga 2,000 rwitabiriye nyine riserukiramuco ribereye mu Rwanda ku nshuro ya kabiri, ryitabiriwe n'ibihugu bigera muri 20 ndetse ibihugu birimo Burkina Faso, Ethiopia, Nigeria, Gabon, Ghana, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda nyine n'ibindi bihugu bihagarariwe byakoze imyiyereko yo kugaragaza ko bihagarariwe. Mwakoze cyane. Nitwa Nyirarukundo Xavera, iyi ni Radio Rwanda. Muramuke neza.